mu by'ukuri ndi mu bantu bagizweho n'ingaruka kuko ngewe ndi rwiyemezamirimo upiganira amasoko ya leta n'ayabikorera ku giti cyabo. Nk'urugero natanga, nagiye kubona abantu baranguye inzoga zo kunywa, mu by'ukuri nta kabari ngira, sincuruza na alimentation kuko mfite ofisi nicaramo nkapiganira amasoko ya leta, ibivuyemo nkatanga umusoro. Muri icyo gihe rero bamenyesheje ko mfite stock ntajya ncuruza, nanjye ndebye koko nsanga iyi stock irimo, ariko nkasanga ntabyo nigeze ngura. Urugero natanga ni nk'izo nzoga baguze kandi ntaho nigeze mbona isoko ryo gutanga inzoga na hamwe. Mu by'ukuri rero twagerageje guhura na abauditeri ba Rwanda Revenue, turabasobanurira, dushyiramo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo zino tin namba mutaraziproteja tuzahora tugira kino kibazo. Turashimira ikigo cy'imisoro n'amahoro kuko cyabashije kumva ubusabe bw'abasora. Ni ibintu twifuje kuva kera, twahuraga n'imbogamizi zikomeye mu buryo tin namba zitari ziri protege. Mu by'ukuri ndashishikariza ba rwiyemezamirimo bagenzi banjye n'abacuruzi muri rusange kurangwa n'ubunyangamugayo, kubera ko umusoro twinjiza urongera ukatugarukira, ukadufasha mu iterambere ry'igihugu. Niyo yubaka imihanda, amavuriro, amazi, niyo atuma duhorana umutekano n'isuku mu mujyi wa Kigali. Nkasaba rero abacuruzi bagenzi banjye na ba rwiyemezamirimo kuba inyangamugayo. Nkasaba ikigo cy'imisoro n'amahoro nanone kudufasha ko nta mucuruzi ushobora gukora ubucuruzi adafite tin namba.